Abantu ni ibintu. Iyi ni imvugo ikunze gukoreshwa ariko ntabwo ari igitutsi, ahubwo ni imvugo igaragaza ukuntu abantu dukenerana n'ukuntu abantu tugirirana akamaro. Ndi kubivuga kubera ko mperutse kuvugana n'umuntu, ni inshuti yanjye ari mu Bushinwa, noneho ambwira ko yatangiranye business n'umuntu uri mu Rwanda, ariko umuntu uri mu Rwanda akaba ari gushakisha uburyo yamwirukana muri iyo business. Nabitekerejeho ndibaza nti se kubera iki abantu ubundi ikintu cyose tubona gituruka ku bandi bantu, nubwo dusenga Imana ngo ibiduha ariko ibiduha ibinyujije ku bandi bantu. Ibyo kurya bituruka ku bahinzi bajya mu murima bagahinga, amafaranga ubona aturuka ku bantu ukorera akazi bakayaguha, buri kintu cyose nyine ubona gituruka ku wundi muntu ukiguha, nubwo tuba twasenze Imana kugira ngo ibiduhe ariko bituruka ku bandi bantu. Ni iki gituma abantu tugira uwo mutima wo kuvuga ngo umuntu runaka nta kintu antwaye ariko ngiye kumuhemukira gutyo gusa? Ni bya bindi mu Cyongereza bita ngo biting the hand that feeds you, kuruma ukuboko kukugaburira. Kubera iki abantu tugeraho tukamera gutya tugahemukirana kandi bitari ngombwa?